niba uwo papa ashaka uwo mukobwa n'uwo mukobwa akamushaka shankunda Juno abandi bose baza ku mwanya ingana. Alright, twenge twasuze kandi tubifurize amahoro y'Imana bari mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba n'iburengera bwaryo by'umwihariko bari mu mujyi wa Kigali. Ndi hamwe n'umuntu utwenga cyane mu kirundi babyita gutwenga. Mwakiyankaye man mwitsetsa ikiganiro kitaratangira n'ubundi ntabwo cyatangiye. se ibi ni ibiki Kuri umukomedi oya mumeze tumeze neza sashi ayimbazwe Kristo yeza kuzo iteka ryose umunsi w'umunezero nako nibyo umwami Yesu naze. Okay twagiye rero ndamwe n'umukobwa wambaye neza from ku nkweto kazamura ku pataro kazamura ku kuboko ukageza imbere n'inyuma no ku mutima niko bimeze gute se just kwa imbishije inyuma turi kukubona no ku mutima imbere hararinda umutima wanjye urusukuye harari good hanyuze umukirina hanyuze umukirina hoya kandi uhora usukuye ntago bisaba kusukura. hanyura umukirina sange nasanganye oya ho everyday rwose aba ari good. Yes, ugiye gutangira utubwira amazina yawe utubwire ngo twasujamo mu majyepfo amajyaruguru y'Iburasirazuba n'iburengera bwaryo by'umwihariko bari mu mujyi wa Kigali n'abarundi badukurikiye n'abadiaspora bose. Bakwita banyita Bonete Olivia. Iradukunda. Bonete Iradukunda Olivia. Yego. Abye bawe n'aba France? Oya, n'abanyarwanda. Pure. Bize muri systeme y'Igifaransa. Ayo mazina akomeye. Iradukunda zari akomeye. Olivia na Bonete. Olivia ntabwo ari Igifaransa. Olivia. Ntabwo mbizi. Abantu batubwira Olivia ni iki? Ntabwo mbizi pe. Kira ni Icyongereza cyangwa Igifara. Oya. Basi Icyongereza cyaje. Igihe uziko nduwejo bude. Nakwisabye. Nanyibasi. Oya. Tuyahinya amazina yawe. Hari akandi kazina abantu bakuziho by'umwihariko abantu ntari buze kuvuga cyane mu mazina yabo kuko amafaranga yawe kwamuza sindayabonaho. Akandi kazina. Akazina ni amazina yanjye n'undi mba nahinnye. Ira Bobo Olivia. Ira Bobo. Ira Bobo. Ira Iradukunda. Bobo Bonete. Olivia yo riguma gutya. Ira Bobo. Nakira umusitari w'umukobwa mwiza cyane uteye neza. Yes. Ntacyo ndenzaho. Murakoze. Murakoze. Hazo umuntu kugira ngo uri mwiza. Murakoze pe. Kuba navuga nta muntu wambwira ko ndi mwiza. Uri mwiza njye rega mbo wa mbere. Murakoze. Uratuma Sabaje ambwira ko ndi mubi. Sabe na Chita. Ariko buriya ari njye na Sabe na Chita. Ninde mwiza? Ntabwo mbizi. Ubona ninde hagati ya Sabe. Abantu bose ngiye mbabwira ko ari beza kuko ni beza. Mwese muri beza. Chita ni igikara. Nese igikara ni kibi? Umugabo meze nka Chita mweme. Kawiyorire. Chita mweme. Wamaye amahoro. Wamaye amahoro. Chita ni umupapa. Ndabizi. Yigiriye wamwemera. Ibyo tubireke. Yes, turi kumwe na Ira Bobo numwe mu bantu babaye MC akaba n'umunyamakuru mugiye kuzabona mu Misiri imbere Bobo. Meze bite? Na amahoro. Narayivukanye.
tugiye kuba tuganira ibintu byinshi bitandukanye ku mpano yo guba umuyobozi mu bitaramo bitandukanye. Urasa ubukwe ushobora kubiyobora? Ubukwe oya ntago ndabigerageza kuko urumva ubukwe bisaba kereka abaye ari nka reception, ariko abaye ari ubukwe bwa Kinyarwanda nabwo byasaba kwiga amavokabulere menshi, urumva rero babikomeye kone. Wumva kubaye musu uzafata ihe auditorial line ni muso mu bitaramo nyarwanda cyangwa biri modern traditional, kuko ubukwe bumaze kutubwira ko utari kugeza ubu ni modern kame, urumva traditional happy. Uretse ko aya birakomeye bisaba andi masomo. Bize ngo ku myaka yawe biracyagoye cyane kugira ngo uyobore ubukwe. Yego. Ukumva uzagira ku ruhe rwego rwo kwa wayobora ubukwe mu myaka yawe. Abantu bayobora uko uyu munsi wa none abantu bakora amafaranga menshi, hari abageze ku 800. Urugero Chita Magic ageze ku 500 ku munsi, Papa Saba ageze ku 800. Urumva nanjye ubwo kuko nubundi nubwo aho hamodandi nubundi naho haracyari ku develop, ntago ndavuga ngo wenda ngo ndi kuri urwego wenda rurenze. Urumva naho nibimara gucamo umuntu agenda agera no ku yindi step. Bwa mbere wagaragaye uri kuye musinga mu kigo cy'amashuri ya kaminuza, byari bimeze gute? Byari sawa, urumva nyine okay bwari nko bwa kabiri ko bwa mbere nabikoze niga secondaire. Ubwo muri university bwari wari ufite imyaka ingahe? Ntabwo tuvuga imyaka ufite ubu, ndavuga wari ufite secondaire. Ese nari mfite ingahe da? Buriya ni nka 18. Ubwo wabaye umusi wa mbere ku kigo ntibagutinyaga? Hoya urumva kuko twabaga mu bintu bya media club by'ibinyamakuru wapi, abantu bari babimenyereye n'ubundi. Twajyaga imbere y'abanyeshuri tukavuga amakuru, urumva kubona umunyamakuru n'ubundi uri kwemsinga muri show runaka nta cyabaga kidasanzwe. Nose kurangara cyane kandi abantu bari kuza batakureba. Katwikomereze, wakuriye muri media, uyu munsi wa none kwa urakuriye muri media ukabaye MC, none ukaza kuyobora igitaramo mu kigo cy'amashuri ya kaminuza ntari buze kuvuga izina. Kuri wowe wabifashe gute? Cyane byaranshimishije cyane, urumva nanabikoze ndi umwana mushyashya muri icyo kigo utavuze. Yego nari mushyashya, urumva noneho kujya imbere y'abantu biga mu level 4 mu bantu noneho utazi, urumva ni nkaho yego bwari ubwa kabiri ariko nibwo bwari ubwa mbere kujya mu bantu benshi cyane. Urumva nyine bwa mbere ukijya kuri stage ufite ubwoba iki, ariko nyine biza kugenda neza ukabimenyera, nyine byaranshimishije. Media club yo ku ishuri wakoraga mwiki? Media club nari umunyamakuru tu. Twari dufite ikinyamakuru twashinze kibarizwa n'undi muri iyo media club, tuvuga amakuru. Urumva ku ishuri ari haso twajyaga gusaba nk'urufunguzo rwa lab mu makompiyuta tugashaka amakuru ya hanze y'ikigo uko bimeze, akaba ariyo tuza kubwira abanyeshuri. Uyu munsi wa none media club ntekereza ko mu bigo by'amashuri ya secondaire hari bench byagiye bigabura. Dufite abantu bakuriye muri media club b'abanyamakuru bakomeye cyane ko mu mwuga w'itangazamakuru dasaba kwa warawize nka wowe ubwawe nk'umuntu akuri muri media club. Naho uhagaze uyu munsi ubona media club iragufashije iki? Urumva media club nyine yamfashije ibintu byinshi, yarantinyuye kuba nahagara imbere y'abanyeshuri magana ngahe nkaba navuga ayo makuru imbere yabo, imbere y'abayobozi b'ikigo, nkavuga incizamanga. Byarantinye kuba naza hano nko ku ishuri nkaba navuga imbere y'abantu, nabwo nkumva nta ribi, kandi urumva kuba uri able to speak imbere y'abantu benshi aba ari ikintu cyiza. Yes. Turi kuri Centre Pastoral Notre Dame do Fatima, ahantu heza cyane wasohokera uri kumwe n'uwari we wese ukishima ukenjoyinga. N'imbere ya stade nigeze
ubworoherane nigeze kwa ngo stade amahoro ubworoherane uzamuka mu Kinigi ni ku muhanda hafi n'ikibuga cy'indege na ahantu heza cyane bafite amashambre kuva ku 1010 kweza ku 50 no kugeza ku 120 turagucumbikira uryame neza dufite aho gusohokera dufite amasale y'ubukwe dufite n'amatente dufite buri kimwe cyose wifuza hagere ubundi bagufashe ndi kumwe na IRA BOBO Karame bien ngiye kukwakira kuri stage rero kwa nawe uze kutwereka impano yawe mu mwanya nawe unyakire kuri stage bitwaye iki right. Ladies and gentlemen, twenye kwasuza kandi tubifurije amahoro y'Imana. Kigali mumeze mute? We are from in Nigeria. Tuye kwakira umuhanzikazi bamwita IRA BOBO on the stage. Welcome IRA BOBO. Amashimwe cyane kuri IRA BOBO moko hejuru. Kaji. Ungize umuhanzi se. Oya, angize umuhanzi. Jewe mwakire nk'umuhanzi. Nk'umuhanzi. Ariko ntago ndi buririmbe. Oya musi ntago amwakira. Ariko ntago ndirimbe. Nawe ugiye kunyakira kuri stage. Tugiye kureba impano yawe. Oya, tuzabikora ubutaha. Tuzabikora ubutaha. Ugiye kwakira Bruce Melody on the stage. No. Ugiye kwakira Ariel Ways on the stage. Welcome on the stage Ariel Ways. Ugiye kumwamagara mbe muri back on the stage. Backstage aze kuri stage. Akoze buriya. Okay, audience. Ewe Akiana mic. Bavuga neza. Akoze. Hello people everywhere in this whole ndabakiriye neza mugubwe neza ndabibutsa ko uyu munsi dufite umuhanzikazi wakataraboneka mu Rwanda twese tuzi cyane uwo nta wundi ni Ariel Ways. Niba umukunda niba utamukunda kandi uyu mwanya uyu munota ndagusaba ngo umukunde amaboko hejuru ku bantu bamukunze kandi bagiye kumwakira barihe. Okay, so now muri uyu munota Ariel Ways ari muri karacitse ari hariya ari kwitegura agiye kuza kuduha icyitwa show. So ngiye kubahamagarira Ariel Ways 1 2 3. Welcome on the stage Ariel Ways. Bana we ibi bintu urabikata umbabarira subikata Ngongiki. Ngongiki arabikata subikata Nibyo biri nibyo ngo barabikata oya suko gacitse mura abantu mufite inyamwese mukunda Ariel tutamukunda ariko amakuru mfite nuko ngo mwiga oya ntago twiganye wanditse icyo ntacyo nsubije kimwe kiriho kwere kwi wakiri Ariel Ways on the stage uramukunda ndamufana abantu bose tutegetswe gukundana ariko njye ndi umufana we gukundana kuko mana yanjye ari muri atatu aya y'ingenzi buri wese ategetswe agomba gukunda mugenzi we nkuko yikunda twagiye IRA BOBO bigusaba iminota ingahe kugira ngo umaze kwiyitaho ugaragara neza muri sosiyete iminota ingahe si kujya muri dushe se nkaza nkagenda oya nkaza nkambara nkagenda utisize amavuta urisiga nyine bigusaba iminota ingahe iminota 10-15 bavuga ko abakobwa bakunda gutakaza igihe n'umwanya mu kwiyitaho kandi uwo mwanya ntugaruka iminota 15 iragwagije ko umaze kwitira make up bla 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 yego biterwa n'ibyo witeguramo ubwo ngubwo wajya muri dushe ukimena amazi kugira ngo werekane ko karabye oya ibyo bikorwa n'abana bakiri batoya
ariko mbere tukiri abana batubwira ngo mugende mukarabe twagera muri dushe tukimenaho iki amazi ntabyo nakoze oya ntabyo nakoze pe kana wakoze ukiri umwana wibuka ngo wabaye umusitari naya ntago ndi umusitari wabaye icyamamare kana nakoze ndi umwana se nagaki se ni iki ntacyo ni byinshi umwana akora ariko nta gitangaje nta kantu yuko kari amazing cyaza ndi umwana nakundaga kubyina da modern dance twigeze ibyo bireke oya ntacyo nabyo indirimbo yande ntago naba nkibyibuka ni kera MTN iri kwamamaza za telefone za karashaje zaga zisa umweru gusa umwana yatunga telefone bazaga baje kwamamaza ngo urumva bazanaga nk'igikamyo bashizemo stage hari indirimbo ako byarangiye oya byagenze gute ntacyo wagiye kuri stage uragiye baguhaye agapira ka MTN ako niko oya ntaho nabyiniye ariko ufata ko uwo munsi twatahanye imipira ya MTN. Iyo umuntu akubwiye ngo uri mwiza umusubiza ireja murakoze ujye ubona ko uri mwiza gusa ibi ni ibiki neza umuntu aribona abantu nibo bamubona ujya witera makeup just ari too much nese kwaje kundeba utaziteye kandi nkunda abakobwa biteye makeup none se njye nkora ibyinshimishije binejeje umutima nshaka ubwo ibyo nakoze ni ibyo nshaka ni IRA BOBO ubabara ryari wishima ryari naho hantu nashaka kugera njye mpora nishimye ndishimye cyane yego ko n'abantu banzi bazi ko mpora nishimye BOBO mbere yo kuryama ukora iki ndasenga mbere yo kubyuka ndasenga for real ego njye ndasenga nkabyuka nkagenda gusa mu gitondo wasenga nose ko ufite ibimenyetso nk'iby'abagabo Imana yanjye ndakwiyamye oya nabyo nabyo umuhanzi nyarwanda ukunda umuhanzi nyarwanda umuhungu n'umukobwa uwo ari wese Juno wa kabiri wa kabiri n'indi nkunda Juno abandi bose baza ku mwanya ingana mu bakobwa Knowless Ariel mwese se wona Ariel ko ko mufite ibimenyetso by'abagabo ariko urumva niho yashaka kuganisha n'ubundi nakumva ese ubundi kwe kimushyizemo ni Knowless ndagaruka kuri Ariel ariko zibi ni ibiki ariko kubona kuki wahisemo gukunda Ariel na Juno kubera iki nuko baririmba indirimbo nkunda ubwo bakunze bashize hanzira ndirimbo oya nabakundaga bataranaririmba niriya away wabakundiye iki rero man ubwo se nabakundiye iki hari igihe ureba umuntu ukumva umwiyumvishemo bitewe maybe n'ibyo bihangano ukunze Ariel ndamufana ni cyo kintu wasaba Ariel muramutse muhuye cyangwa muvuganye tuvuye aya masaha ubonye na Ariel wamusabiye ikintu nasaba Ariel ubise ni iki nta kintu kirenze namusaba ariko namubwira ko nyine nishimiye kongera kumubona then nkamwifuriza imigisha myinshi mu muziki we no gutera imbere
tugarutse kuri IRA BOBO, ARIEL ni umuhanzi, JUNO ni umuhanzi, uri MC, wakuze wifuza kuzaba iki? Icyerekezo cyawe? Nakuze nifuza kuzabikira. Si bizi pe njyewe ntegereza nyine icyo Imana ishaka. Ntabwo mvuga ngo nyine ikintu cyose niyumvishemo nakora ubwo nyine ndagikora tu, ntabwo mba numva ngo nzabi nyine sibwo bidakunze. Ahubwo nje ikintu cyose niyumvishemo just ndakigerageza nkareba ko cyavamo. Hari ukuntu umuntu akora avuga ngo nzaba umusirikare, Exactly. Nakundaga abasirikare. For real. Chai. Ego. Oya ntabwo ndiwe. Se byagenze gute? Subwo nikira nashatse kujyamo ndangije secondary. And then basabaga hari amanota basabaga niba ari mu bibare basabaga A kandi ntabwo nari mfitemo A mu mibare. Then mitambiso bikaguryo. IRA BOBO nk'umwe mu ba MC turi kudevelopa impano yo kugira ngo ibe yakura, by'umwihariko mbone no kutangariza abantu badukurika kuri Rwanda. Muramwakira mute? Mu mwanya muraje mu mwore nk'umunyamakuru, nimwe muraduha comment kugira ngo tube twamufata, cyangwa se mu mwe comment niba twamureka agakomeza agatembera kujya kuba MC, tumuzane no mu munyamakuru. Turamwakire kuri Rwanda. Ikiganiro gikurikiyeho niwe uzakiyobora, nizera ko muzamwakira fresh. Ngenda kwakiriye Musa audience kwakira. Ego nimwe amajwi yanyu niyo ari ufate level high, ubwo nimwemera ko nza tukabana mu mwuga w'itangazamakuru cyangwa ubunyamakuru, murabyandika muri comments hanyuma tuzajya tubana. Rwanda ifite subscribe 20, turacyakina abandi ba subscribe batandukanye kugira ngo tube twagira kuri gold, kandi mwebwe tubikesha. Niyo mpamvu twabazaniye uwitwa IRA BOBO ukiri mwigerageza kugira ngo turebe ko mwazabana nawe, kandi ndizera ko muzamwishyira mukamukunda. Turi kumwe n'uwita Eva, nawe azajya akorera i Kigali already from Monday. Muzatangira kumubona umunsi ku munsi, saa 3 ikiganiro, saa 9 ikiganiro, saa 2 voice over, saa 4 voice over. Ni ibintu bine ku munsi. Nge ntabwo muzongera kunyumva nka Mr. Jean Gugu, ahubwo muzambona muri filime mu kwezi kwa 8 yitwa Kuzura Uwapfuye. Okay, ubuzamuzura kuzura uwapfuye, ariko ibyo bintu nabyumvishe. Hari uriya mutipe wateye ivi harya mu mujyi ngo bakagira ngo bakamukoteza. Nabonye hari publicité ari kuva mu mva kuvuga ngo ntabwo ni filime igiye gusohoka. Really? Yeah, okay, ubwo nibyo. Yes, turi kumwe na Lipia Restaurant mu Rwagati wa Musanze hafi na ADPR Muhoza. Turi kumwe na Wisdom School ndetse na Apeti na Bakayi ugana mu Kinigi, na ahantu heza cyane n'ubundi wakorera ubukwe ndetse ukagubwa neza. Turi kumwe na Susa Garden, ni hotel iherereye hafi no muri Susa, ushobora gushokerayo buri kimwe cyose kikagenda neza. Turi kumwe na Bosco Design, arakwambika uri umupapa uri umusore uberwe. Turi kumwe na Teacher Shop, arakwambika uri umukobwa uri umumama. Kwe kutanyuze kwa Teacher Shop ntago wahanyeretse utawuzahanyereka. Yes, akorera muri Goiko muri floor ya 5. Turi kumwe na Gogo Fashion Boutique, numwe mu bantu bakorera ahantu Jire yahoze hano mu Bereshi. Ni bya kangahe? Bya gatatu, bya kabiri? Ni bya gatatu. Wagana Gogo Fashion Boutique ubundi akakwambika ukaberwa ukagubwa neza neza neza. Turi kumwe na White Alimentation, twabafunguriye noneho alimentation ya Rwanda. Ni na alimentation ikaba na bare iherereye munsi ya gurufoma gato munsi ya polisi, hatemberere urahasanga umukobwa kwakirane yombi. Turacyari kumwe na IRA BOBO. Meze fresh? Meze good. I'm always good kabisa. Wakontu ufite amahoro burya. Urabati? Yego. Mazi menshi. Ku gahanga. Hako bara yasuzagera ku birenge. Twari dufite umupadiri utubatiza, twabaga twambaye uniforme nabatijwe ku ishuri. Agasuka amazi mu mutwe akamanuka.
kubera uratibuka guteka ikimenyetso cy'umusaraba yego ko suko urumva nabyagirwa siko nadirije korari wowe kwizina ndabyanze ntabyo uzi ndabizi none se ntaza gutandukira cyane kangaruke ku kantu gatoya kuko na Ariel Ways ari umuneze bien nkuko babivuga bande babivuga bande niko bivuga ntabyo nzi ukaba ukunda Juno ari umutinganyi nkuko babivuga who told you ntabwo yabivuze biri mu bitangazamakuru twagiye sasa noneho urukundo rwabo rwavuzwe se ntarwuzi uyu munsi Juno agusabye kubana nawe nk'umugore n'umugabo wakora iki murakoze kunyakira kuri Iris ni Iris bana mwakoze kunyakira kuri Iris Rwanda mwakoze kwana nanjye ndabishimye cyane ciao ciao kigano kirarangiye yes umutima ugaragaruka burari gutekereza ku bintu agiye kudusubiza kuri Juno Kizigenza kuko ntikirasoza haracyaburi iminota igeze mu 10 twagiye ila bobo ndacyakoza n'ubwo inyuma ya kamera ariko simuka kuya ngo udusubize nakabazo gato Juno Kizigenza se mugaruka ihizire ngwini tashira highlight zawe uri kubyina yes ngo yes mwana yakamwana uramuzi yaka ndamuzi niwe usohoka mu kiganiro yaka ni umuzi ajya sohoka mu kiganiro kitarangiye nakomeje guhamagara ntuza Ariel Ways mu ngwe byanze ariko reka ndebe ko nkubonera yaka mbabarira nago mvugisha kamwana akunda ibikorwa bimeze nk'aho byibushye njye nago mbyibushye tennis twakomeje Juno Kizigenza ko ari umutinganyi ntabwo mbizi ibyo by'abatinganyi simbizi n'ibyo abarizbene igarukira kuri Moses Motion ko yararikuwe bamurege bira byose no kuba nyine tu ubona mariki ubundi abakobwa ngo baramwanga kubera ko nyine ngo ntaga unafite yo kuzashaka umukobwa nakubwiye ko by'abatinganyi simbizi icyo nzi nuko afite motions kandi ari nziza ikora imyenda myiza ikora ibintu byinshi bitandukanye byiza biteza u Rwanda imbere bigatanga akazi n'ubumenyi ukunda iki motion Moses or motions yes nikukunda kuri company okay ni imyenda akora imyenda myiza ya byese ntabwo mukunda nakubwiye rega dutegetswe gukundana njye nta muntu nanga bizo mu Moses yewe ko bana hanjye mvaho nakuvuye nose muri abantu bakora muri ariko abantu bose ntibakanga umuntu da your talent your business impano yawe ahugeze yari yatanya kuguha umusaruro njyama muke ariko bizagenda biza amakuru mfite no kuri umunyeshuri kuba umunyeshuri ubifatanya gute no kuba waye musinga kuba ugiye kubihuza none gute no kuba umunyamakuru urumva ibyo byose ni extra urumva ndi umunyeshuri ariko nyuma y'ubunyeshuri se ni iki nakora kugira ngo nanjye niteze imbere mu gihe runaka kuko hari ibintu hargira umunyamakuru usigaye bamwita Scovia ariko uvuga ngo niba wiga ibintu wenda ngo bitakugeza ku isoko ry'ibintu nk'ibyo niba utegereje kuzarangiza kwiga ukumva ko uzahita ubona akazi nk'uko ngo waaplayinga ishuri nyine hari igihe bitaguhira kandi uri gutya ku ishuri maybe niga mu gitondo gusa nkoza kayitide gakeya hari utundi turimo naba ndi gukora then nyine bikama profit nkatangira kwiteza imbere nkiri mutoya kugira ngo bizangirire akamaro nk'umwe mu bahari n'abategarugori cyangwa se nk'umwe mu bakobwa ugiye ku ijwi rya rubanda hanze hano tugana no ku musozo hari imvugo ngo abapapa nibo bafite cash SD intaki mvuze iki se haragano oya ntaki ndavuge nakumbize oya
ntacyo. Kose boyfriend a girlfriend biracyabaho cyangwa dusigaye twita aba boyfriend aba papa bubatse. Ubibona gute umukobwa ukiri jeune yita umugabo fiancé? Urabizi ko bibaho uvuga ngo umushiri wa Moses Moore. Yes, ubifata gute kuba umukobwa yakwita umugabo sheri fiancé? Rero nta muntu uba ugomba kugira vuga ese ubwo gute kuvuga ku bintu nyine by'urukundo rw'abandi. Niba afashe icyemezo cyo gukunda uwo mupapa nyine nuko ari byo yashatse kandi yumva bimunejeje, njye ntago rero ntakubuza gukora icyo ushaka. Niba wumva ari byo kikunejeje kandi kitagusebeje birakureba. Nk'ijwi rya rubanda ugiye kubashyigikira. none se nkora iki? Niba uwo papa ashaka uwo mukobwa n'uwo mukobwa akamushaka. Twagiye muri private life, wemera umusore bwa mbere ko mukundana? Why private life? No, ntago byemera. Ntago private life byemera. Twagiye mu bwenge. U Rwanda rugizwe n'uturere tungahe? Uturere 30 hajya 36. Umbabarira ubuze nutangira n'ibinanira abantu bakatuma bambwira ngo simba umunyamakuru kuri Iris. Twagiye mu bwenge, mu by'ubwenge. U Rwanda rugizwe n'uturere ndeka nakubwiye 36. Ariko si ni biki njyewe ndabivuyemo nutabikata turarwana. Igihugu gihe mu majyaruguru y'u Rwanda ni iki? Northern Province. Ni Uganda. Ni Uganda. Okay, iyo bavuze social studies umva iki? Ubusibi ni biki? Mbabarira ndeka ni IRA BOBO. Abusika neza. Murakoze. Actually icyo tutavuze wumva wasangiza abanyarwanda ni iki? Seneki byose twabivuze. Bazi ikibazo kimushaka cyangwa bibiri. Akira Mike. Watangiye umwuga w'inyamakuru ryari? 2011. Kera. Ubona se bikumariye iki ukibitangira kugeza n'ubu ubona ugeze ku rwego ubwo washakaga cyangwa kutangiye guseka ni ibiki? Subiza. Nzakigusubiza ndibira kamera. Alright, twonye kubashimira mwebwe mwadukurikiye kuri IRC Rwanda TV. Turi kumwe na Litiko Limited gendana nayo kuva Musanze ujya Kigali, Musanze Rubavu, Kigali mu ntara zose ugendana nayo na Litiko uwe neza. Turi kumwe na Lawicoland Water Intervention Limited, ikora ibintu bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, ni consultation, bahinga strawberry, bahinga grapes, bahinga ibihingwa bitandukanye, bafite pepiniere nziza, bagane kugira ngo buri kimwe cyose kigende perfect. Mwanya ndaje mbahereze kuri grapes, nguhereze no kuri strawberry, muraza kubona umukobwa mwiza ariko zirya. Ubwo nibyo. Bobo wakoze. Mwakoze namwe. Ladies and gentlemen, twakiriye Bobo kuri IRC Rwanda TV. Mukomeze mubane natwe kuri subscribe, like, share na comment kwa ngo ibiganiro byacu n'amakuru yacu bikomeze kukugiraho ku gihe.